nje mu kazi nkuko umuntu wese ashaka kuguhamagara ko ngo no mu kazi kwako ikintu cya mbere kitubeshejeho twese no gushaka amafaranga nanje nje mu kazi nje ko nzi muri filme bisanzwe mpageze barambwa ati na ka interview okay naraje nje kubwiye wahamagara gute bivuge nese warampamagaye Isiyaka niyo wampamagaye Isiyaka yarampamagaye na boss ya Nyirigengo twaravuganye nawe yaramvugishije nawe yarampamagaye mwembi babiri twaravuganye urumva mwamamagaye mumbwiye ko nje gukina film nje muri film mpageze nsanga nje ibintu biratandukanye n'ibyo mwari mwambwiye mumbwira yuko ari urambwa ati nakantu gatoya kagategura hari ukuntu abantu rero hari ukuntu batabizi neza hari ukuntu ugenda ugiye nko mu kazi wahagera mu boss akakubwira ati rwose nta kantu gatoya ihangane n'akantu gato tugiye gukora amafaranga rero amafaranga bura ni ikintu kibi kwa kuba ugiye mu kazi uvuga na amafaranga n'ubundi ndishyurwa ko twarishyurwaga uravuga ati okereka mbikore ariko mu by'ukuri bira ibihe byiza wowe udukurikiye nizere ko umeze neza ndagusuhuje nitwa check2 Isiyaka manager of course ni wa mugabo udakina n'abana ukina n'ababe nkwa ikaze ku rw'imisozi igihumbura nika urwi ni rwa usiga akanya wandike inote y'igihumbi ureta utubana neza cyane mu marago meza uyu mukobwa turi kumwe n'umukobwa mwiza n'umukobwa nkunda n'umukobwa nubaha n'umukobwa mpagaciro n'umukobwa ariko nanone wandakariye n'umukobwa wambonye agahinduka mu mutima we agahinduka mu maso agahinduka kubw'umubiri ngira ngo araza kubitubwira ariko nanye nagize isoni bitewe n'ingaruka zamugizeho cyangwa zamubayeho ikiganiro namukoresheje reka muhe ikaze nakwibutse koko like share and subscribers ari iyambere amahoro kuri twese se nasura cyandaga urumva bidakwiriye se ntago ndi mukuri ntago byaza nona muzahabwa kandi mukomanga muzakingurirwa narasabye ko mbabarira ariko mbabarire none abadukurikiye babyo zakubabarira tu bizaba ariko pana none ahangaha amazina yawe nitwa Keza raga ni ngombwa ngo irindi vuga iryo rirahagije Keza bakuzi mu bintu bijyanye n'iki abantu banzi mu bintu bitandukanye ama interview yagiye atandukanye nakoreye ku macana atandukanye banzi mu mafilme ibintu nk'ibyo ngibyo umukinnyi wa film ahandi bakuzi Keza uretse kuba ndi umukinnyi wa filme undi nyine nkora mu buzima bwanjye bwite se mbishaka kumenya aho bakuzi bakumenya aho banzi mu biganiro nakoreye ku Mutako TV nkorera ku Nkuta TV nkoreraho ikiganiro no kuri Kigali TV nakoreyeho Kigali 250 Kigali 250 sorry mumbabarire naho niho wagiye akora kandi ninde mwakorana Isiyaka wowe harundi se igicura mbabaza na wundi twakoranye ni wowe munyamafuti twakoranye gowe urumva ko bakunzi bacu nikomeze kwitwa umunyamafuti abakunzi we nabo barabizi kuri umunyamafuti hari umuntu utabizi abivuge muri comment barakumenye so niyo mpamvu nje kuganira nawe byinshi bitandukanye uyu ni umukobwa mwabonye kuri cya kinyamakuru cya kigaruka no gushaka kukivuga no umukobwa twagoye Gitumo aryamanye na bamwe cyangwa n'umwe mu ba manager maramusambanya ariko ntago byari byo nibyo twe twateguye icya kabiri ni umukobwa wagizweho ingaruka n'ibyo namukoresheje byitwa ko ashaka ubuzima ariko abigiramo ingaruka ibyo turaza kubiganira tukiri aho muri rusange kimara kuva ko nkuhamagaye wenda ngo dukore ikiganiro uvuge ingaruka zakubayeho ubundi wari umeze mu buzima busanzwe nari meze neza ndaho ndashima Imana nyuma y'ikiganiro hari byinshi byakubayeho byagenze bite byambayeho ni byinshi
kandi ntekereza ko atari njye nyine wagizweho ingaruka n'ibyabaye. Hari abantu benshi byagiye bigiraho ingaruka, byambayeho ni byinshi ariko ni bibi bivuye ku kiganiro nagiye nkora cyangwa ku byo nakoreye kuri izo cano zose navuze nkorana nawe. Ariko twibukije abantu ibyo wibuka wenda birenze ibindi ni nk'ibihe wakoze. Byo nibuka ikintu cya mbere na mbere cyanyangirije izina ni umunsi nkorana ikiganiro na bosi, ndumva ari bosi wa nyiri gengo, ndamwibuka. Biriya bintu byanyangirije izina. Okay, ngewe navuye mu rugo nzi ko nje mu kiganiro, nje mu kazi tu. Nje mu kazi nk'uko umuntu wese ashaka kuguhamagara ko ngo no mu kazi, kubera ko ikintu cya mbere kitubeshejeho twese ni ugushaka amafaranga. Nayo nje mu kazi nje ko nzi muri filime bisanzwe, mpageze barambwira ati naka interview. Okay, naraje nje wahamagaye gute bivuge nase warampamagaye. Isiyaka niyo wampamagaye, Isiyaka yarampamagaye na boss wa nyiri gengo, twaravuganye nawe yaramvugishije, nawe yarampamagaye, mwembi babiri twaravuganye. Urumva mwamamagaye mumbwiye ko nje gukina filime, nje muri filime. Mpageze nsanga njewe ibintu biratandukanye n'ibyo mwari mwambwiye. Mumbwira yuko ari urambwira ati nta kantu gatoya kagategura. Hari ukuntu abantu rero, hari ukuntu batabizi neza, hari ukuntu ugenda ugiye nko mu kazi wahagera mu boss akakubwira ati rwose nta kantu gatoya, ihangane nta kantu gato tugiye gukora. Amafaranga rero, amafaranga buriya ni ikintu kibi, kwa kuba ugiye mu kazi uvuga ni amafaranga n'ubundi ndishyurwa ko twarishyurwaga, uravuga ati okay reka mbikore. Ariko mu by'ukuri biriya bintu byanyangirije izina. Murambwira ngo ni nkine, ngo mbeshya, ngo bangoye Gitumo, nabinyibutsa. Ese uzi ukuntu biriya bintu byanyangirije izina? Ntabwo ubizi, n'abantu bankurikiranye barabizi, famille yanjye, inshuti, abavani bambwira ati se biriya bintu noneho ni ibiki. Ariko nyine nta kundi kuntu no kubigenza, ariko niyo mpamvu nsa nk'umuntu watujemo tu kubera ibintu nari ndi kubona bitari sawa. So abari kuri kiriya kinyamakuru murabizi ko twahoraga tubatumira abana b'abakobwa na benshi bagagarukamo bijyanye na episode ku zindi. Uyu nguyu yarambwira ati sinzagaruka bitewe n'ibyo mwankoreye, n'ubu namuhamagaye ntiyabyemera neza, ariko akurikirana ikiganiro natanze kivuga ko ntazongera kubeshya abantu ibyo nakoraga ari nka filime n'ibiki mbabeshya. Aravuga ati ntacyo ndaza, ariko ibyumbaza bitari byo sindi buvuge, kandi nje mu kiganiro ntugire ibindi njyanamo. So ikijyanye wenda n'ingaruka mbi wigeze kumbwira ngo cyagiye biba wari ufite umushiringa arakwanga, nibyo cyangwa se akawe nawe byose abise ku karubanda? Ariko ngiyewe niko byagenze. Bwa mbere yari famille yanjye yarabanje arambwira ati ibintu uri gukina ni ibiki, none ni ibiki urimo. Nyine umutipe twakundanaga muri iyo minsi arambwira ati usigaye ugenda ukajya imbere ya kamera ukumbe bakakugwa Gitumo ugiye kuryamana n'umuhungu kugira ngo agushyire muri filime. Gusobanurira umuntu ibintu byagiye hanze ngo mwumvishe ngo biriya bintu ni ukubeshya. Ntago hari abantu benshi baheze mu rujijo bazi ko ari ukuri, biriya bintu ni ibinyoma. Urumva, ndamusobanurira nyine yanga kubyumva, birangira dutandukanye. Nta kundi nayo kubyanya nabyumve nyine, reka mbonereho kumusaba imbabazi nyine. Byari ibinyoma n'ubu kandi ntago ababikurikiranye n'ubundi ntago bamwe babyumva, ariko ni ibinyoma. Ikinyoma ukivanga n'ukuri atizi gusetsa nuva guta nyina. So nakaba kanyuramo bakunzi b'urw'imisozi igihumbi. Urumva ko ibyo nagiye nkora byagiye bigira ingaruka ku bantu bagiye batandukanye, ariyo mpamvu nkomeje kubakoresha ibiganiro mbazana, n'abandi bazagenda baza na buri kimwe cyose gitandukanye tuzagenda tugikora. Ngewe nkeneye kwereka abantu badukurikirana ko ibyo nkora ari ukuri. Ariyo mpamvu mubona nakoresheje bajya kuzajya bagaruka, kandi babandi by'umwihariko mwe mumaze ikintu mutabona mutuma mu itangazamakuru rigiye ritandukanye. Yagize ati ku nkuta twarakoreye, ku Mutako TV twarakoreye, kuri Kigali twaranahakoreye. Byose ni ibinyoma bivanze mu kuri twagendaga tubageza se. Nibyo rwose, ahubwo ukuri uvuga sinzi uko, ariko uravuze ngo ni ibinyoma bivanze n'ukuri.
ngewe ntabwo numva ukuri nyine uri ariko hari nuko ibyo twerekanaga abantu babifatagamo nk'ukuri ni ibinyoma rero noneho okay tubifate gutyo. Hari indi interview nigeze gukora yambabaje ngo nagurije ngo umuhungu ngo amafaranga byose ndabyibuka mu muhungu ukora indi werekana ko wamaye moto arahiye koko ngo narasize ngo moto byose ni ibinyoma ariko njye nabikoraga kubera ubuzima kubera gushaka amafaranga niyo mpamvu nabikoraga kari akazi kuko n'ubundi njye ntabwo unampamagara ntabwo wigira guhamagara ukamenyesha mbere yuko ngo umbwire mbere nyine umbwire ibyo tugiye gukora iteka byose wabimbwiraga twageze kuri tele nkabona nta yandi mahitamo mfite nkavuga okay nta kazi nkagakora ariko n'ubundi niyo mpamvu abantu benshi bari bamaze iminsi batambona kuko nari ndambiye ibinyoma byawe nawe urabizi ko nabikubwiye nabwo ati siya ntuzongere kumpamagara birangira ahangaha iteka ryose ukorana n'ibinyoma. Hanyuma wenda kuba narafashe umwanzuro wo gutanga buri kimwe cyose cyangwa no gukoresha ukuri wabyakiriye ikiganiro wakoze cya mbere narakibonye muri Kibirwanda ndavuga ese bino bintu ni ukuri nyine biranangaza nyine kuko unabonaga ko ushyize ukuri hanze ndavuga se yakijijwe navuga yabaye umurokore yakijijwe ku buryo ajya kubwiza abanyarwanda ukuri numva nyine biranshimishije ni nicyo kintu cyatumye nza kubera kiriya kiganiro nicyo cyanteye kuza kubera ko nabonye ko wavugishije ukuri kuko abantu twese dukunda ukuri nibyo byanteye kuza. warakoze kungira neza gutuma mpinduka. hari abavuze ngo nabitangaje n'umujinya n'ubwambuzi mutandukanye. ubwambuzi ni impano umuntu yahabwa. ayo nakoreye ntabwo banyishyuye ahubwo nemerewe niyo nishyuwe. ntabwo ari byo rero byatumye byose biba cyatumye ibintu byose biba gusuzugurwa guteshwa agaciro n'ibindi bigiye bitandukanye. ngo mwarabibonye ko uriya ingirwa boss yavuze ko yangaburiraga kandi yangaburagamo yanjye ntabwo yigeze ngorora n'ibiryo by'ubuntu nayanjye. ibintu byinshi cyane ni ibintu byinshi by'ibinyoma. reka mwibarize ke umugabo yemere gushyira undi mugabo ku karubanda ngo ngende namugaburiraga nk'umuvandimwe. ibyo ni ububwa ibyo bintu ni ububwa rwose. niba hari n'umugabo udukurikiranye wabikoze ugenda wicare wiga avuga ati ibyo bintu ni ububwa. umuntu w'umugabo uretse n'umugabo umuntu uwo ari we wese niba ugaburiye umuntu ntabwo ari ngombwa ngo umutaranga umushyire ku karubanda sibyo. na Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga kw'ibumoso niko bimenye. ko iki se wowe wumva ko nimba wampaye ugomba kujya kubishyira ku itangazamakuru ko wampaye nta muntu agufatiyeho imbunda kugira ngo ume. ntabwo ari ngombwa ngo utangarize isi yose ko wampaye. ibyo bintu ni ububwa pe ni ububwa bunakomeye cyane n'undi wabikoze yigaye. so wenda ntabwo tuvuga byinshi tuzatubageza ikiganiro kirimo iminota mikeya ariko tubagezaho ibintu by'ubwenge. twicaye mu rugo turimo turiganira nyine abana barimo baranyuraho ariko nta birenze mu rugo. hanyuma wenda tugana ku musozo abakobwa bagenzi bagiye banyura kuri cya kinyamakuru bahasebeye urababwira iki bo tutabasha gutumira? ni benshi nzi bagiye bahasebera abakeza umugani n'abandi benshi ariko icyo nababwira sibyo n'abari baragiye mukumva ngo mwabivuyemo mugaruke dukora ibiturimo kwako ikinyoma cyararangiye tuvugisha ukuri dukoresha ukuri niko kw'ingenzi. ukuri niko kw'ingenzi. ikinyoma cyararangiye nta mpamvu wowe nukora umwuga wawe cyangwa akazi kawe gakore neza we gukoresha ikinyoma koresha ukuri. nibaze dukoresha ukuri ahubwo ikinyoma tugitera umugongo. nibyo numva nawe nibaze dukoresha ukuri ikinyoma tugitera uno mwana w'umukobwa afite shawuri keza kabisa kuri mwiza de nakomana uratangiye oya urakoze cyakora umujinya cyangwa mu kugaragaza abanyarwanda n'isi yose n'abarundi ukuri niba gikorwa kwa mbere. murakoze cyane.
ukana upimira 48 ufite bingahe? Ni byinshi. Na 90. Oya ntago bigeramo ariko ni byinshi. 90 ntibigeramo ariko ni byinshi. So nicyo wabwira umuntu wagiraga uruhare mu gutanga amafaranga cyangwa mu gusakaza amafaranga kuri njyewe, kuko ninjye wateguraga script ndetse na content, ariko uwashoraga amafaranga ngo yarabibe, uramubwira iki? Nanone ijye ukurikizaho babwiye nimba warakoreshwaga ku buntu, n'ubwo ndabisobanuyeho. Ese nimba warishizwe barakwishyuraga bagwaga kangahe? Ntago bamaga amafaranga make, ntago ari make pe, ariko nanone si ngombwa ngo nyatangaze imbere ya kamera. Ntago ari ngo ntangaza igiciro cy'amafaranga nakoreraga, ariko ikizima nuko nahembwaga. Nicyo nge narebaga, ni nacyo cyatumaga ibyo bintu mbikora, nuko nahembwaga. Icyo wabwira noneho washoraga amafaranga kugira ngo biriya bibe, nyine ndavuga umuyobozi wa cyanyama. Okay, cyo namubwira wenda kwibeshya bibaho. Ushaka kuba yaribeshye aziko ari mu nzira nziza, hanyuma akaza kubona ko ibintu yakoze ari amafuti. Ariko ikintu cya mbere nuko umuntu abona yuko yakosheje agasaba imbabazi. Agomba kuzisaba kuko yahemukiye abanyarwanda bose muri rusange. Uretse abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu baradukurikirana, abantu bari mu bihugu bitandukanye. Bo rero bakomezaga badukurikirana bazi ko ibintu tuvuga ari ukuri. Igihe rero ibintu bimaze kumenyerekana ko atari ukuri, nicyo kiranga umugabo. Ahubwo agomba kuvuga ati njye narakosheje, ariko ntago ashaka kuba atarabizi ko ari ikosa. Ariko avuga ati kuba narakosheje ndasaba imbabazi, ndasaba abanyarwanda bose muri rusange n'abari hanze y'igihugu bankurikirana, kuko kumukurikirana nuko bamukundaga, agasaba imbabazi. Twese twiteguye kumubara kuko njye naramubabariye, naramubabariye, nayo mpamvu ndi hano. Ntaramubabariye simba ndi hano, naramubabariye ko ibyo yankoreshaga ntago byari byiza, byanyangirije izina, nabivuze binyangiriza ubuzima. Niko navuga abantu benshi bari basa nkaho bambuze kubera ko nendambiye ibinyoma, ariko ikizima nuko yasaba imbabazi. Hari n'abandi bafite imitima imeze nk'iyanjye bakomeretse, ariko badashaka none hanga kubivuga, badafite naho babivugira, bababaye bakomerekejwe n'ibyabaye. Rero yasaba imbabazi muri rusange, akavuga ati abantu bose nakomerekeje mu mbabarire. Hanyuma wowe icyo wishinza nawe wasabira imbabazi abanyarwanda ni iki? N'abakurikiye uri mu misozi igihumbi aho bari hose mu bice biherereye mu nkute enye z'igihugu. Icyo nishinja, narakosheje nanjye nabaye umufatanyacyaha, kuko nanjye narabikoraga mbizi ko ari ibinyoma, mbizi ko ndi kubeshya abanyarwanda, ndi kubeshya abantu isi yose, kuko hari ababibonaga bari hanze y'igihugu n'abari mu Rwanda. Ndasaba imbabazi umuntu wese wakurikiranaga ibiganiro byaberaga kuri izo channel navuze aziko ari ukuri, bose ndasaba imbabazi, mu mbabarire pe. Ndasaba imbabazi abantu bose twabeshye, abo nabeshye ku giti cyanjye, bose ndabasaba imbabazi. Nago bizongera kuva uyu munsi mukurikirana ibiganiro byanjye byose ni ukuri. So reka wenda tugane ku musozo ikiganiro cy'iwanjye. Mushimire ko yafashe umwanya wo kuza ngo dukorane ikiganiro. Turacyagaruka ku byo wenda twabeshyaga njye n'abafatanyacyaha mu gushaka ubuzima, ariko nyine filimi zirakina, ntago ari icyaha, wenda ni imibereho no gushaka views. Nkomeze nshimire wakurikiye ibyo Juma yavuze, ukurikiye ibyo Keza yavuze, ukurikiye ibyo abandi bose bazavuga, na ba wundi tuvuge ngo twamufashe ngo tumugufatira ari maranyese cyangwa gusambanya bava, nawe tuzamutumira tumubaze nabitewe n'iki, ese ko ari boss we yishyuwe iki, cyangwa nawe yashaka gupromotinga ahakinira filimi cyangwa aho abarizwa cye muri filimi muri marafiki 250. Tuzazana na Murundi n'abandi benshi bajya batandukanye. Ego rwose nibyo abakunzi banjye bambabarire, kandi ndabakunda bakomeze bankurikirane, nibanyange kuko nakosheje. Umuntu wese yakosheje akagaruka agasaba imbabazi, muramubabarira. Nanjye rero ndi hano ngo tsaye imbabazi. Icyo ntakubwiye cyangwa ntakubajije kwe kugeza ku bari badukurikiye ko tubona ikirere kimaze yahinduka, aricyo warenzaho? Icyo narenzaho nuko nyine ibinyoma byararangiye, nuko ubu none bakwiyumvisha ko ibyo turi gukora ari ukuri.
bakumva ko ari ukuri ntibazagendere ngo bavuge ngo wasanga n'ubundi ari indi mikino y'ibinyoma itangiye. ariko nabyo twateguye. Oya Ntabwo twakuguyeho. oya nibyo mvuga, ibi ni ibintu by'ukuri biri live biri kuvugishwa ukuri, ni ukuri rero turi gukoresha kandi rwose ntabwo tuzongera gukorera mu binyoma. Bakomeze badukurikirane, turabakunda cyane. Oya njye ibyo ndi kuvuga ni ibindi mu ngewe ntawe rwose. Baje yari ushobora kwatiburiye bamutegetse yavuze ikindi. Nawanegetse nta nuzabyongera, byabayeho mbere ubu ntabwo bizongera. Ubwira umukunzi wawe wenda mukiri kumwe mushya cyangwa no mwatandukanye. Ndabwira uwo turi kumwe, uwo mfite ndamukunda cyane. arabizi ko mukunda to, ni ibyo byonyine namubwira. Wakoze kwitabira ikiganiro uduhaye. Murakoze cyane namwe siya. Aranakoze mwe mwese mudukurikiye muri iki kiganiro twakoraga, cyangwa wowe ufashe umwanya ukacyumva, gira abandi bose ngo yahageze Ishyaka Manager, umugabo udakina n'abana ukina na babiri. Mugire ibihe byiza. Like, share, ni subscribe, ni comment. Ciao ciao.